ku musozi ugende. Ndagira ngo tubwire abantu maze kubasobanurira karande n'inyatsi n'imyuka mibi ukuntu baba ku kiziriko, kandi abarokore benshi ndi imbere y'Imana bari kuri kino kiziriko turakiziritswe kandi ntibabizi. Aryarushye ankarushye nta bushobozi afite, yajyana abana ku ishuri nk'ukina amakarita yohereza umwe mu gitondo undi akaza atarava mu rugo kandi ngo yambonage yavuze ngo naje kubikomeza. Muri make uwakwitwa inkorera n'akwitwa ebyiri ntabwo mva kino kintu. Mu rugo ni intambara, abagabo bashwanye n'abagore, bashaka guhuza, bashaka gukorana, barahanganye, yarangiza ngo turabya bwa kabiri. Yego. Lost for menya ngo umuntu aje mu gihe cye arakora ibyo mu gihe cye. Igihe utangiye kubona ko ibyo mu gihe cye atabikora, igihe cye cyarangiye. Ikosa tugira no kubiruka inyuma. Warandetse kutagira gutya, kutacimpamagara, kutamvugisha. Umuntu atangira kubona uri impumuro nziza. Yego. Iyo utangiye kumubera stress, igihe cye cyarangiye. Ngiye mvuga afite experience. Umuntu yanyemereye kunkorera ikintu. Umuntu yanyemereye kunkorera ikintu. Nanyemerera kwishyurira umwana anasaba kumutwara mu ishuri bihenze, anyishyurira igihembwe kimwe kabiri gatatu. Umuntu umwe wo kuri social media wigira marayika kumba ari dayimoni igenda n'amaguru n'amatwi n'amahembe, ndamuzi, simuvuze, sinteze kumuvumba. Icyakora inkoni y'Imana izahora ishorogotora ubwonko bwe. Cyakora njye nazamuye ikiganza ndavuga ngo Mana, niba warabonye ko ari igikoresho cyatuma uncira indi nzira, it's okay. Ariko umukobwa ugambanye ni muntu yarangambaniye bye uwo muntu cyane wo kuri social media. Cyezeke I know tucana gutyo ko n'uwo muntu yarabimbwiye. Numva kandi ngiye mushinda sebye ngiye kwicara yambwira ngo yaje mu gihe cye. Haleluya. Yashu ntagomba kurikira mu mwana. We wari utangiye kwiheba uvuga uti none nzabigenzana. Umuntu iyo utema ibigusumba biragutokoza pe. Usoroma ibimusumba uratokura cyane no kureba bikanga. Ntabwo wari utagenewe itwika kabuno pe. Intebe utagenewe ikotsa akabuno pe, kamita kabino kibuno kirashye. Ndavuga ngo mpitana muri ngihaje nk'umwuka ambwira ngo mubwire ngo warakoze. Ndamubwira ngo warakoze kubyo wankoreye byose Imana igusha. Atariko ni kana kanyumaza ngo ati kana ko wangambanye avuga ibi nibi ni mu gihe cye. Ndavuga nti Imana ndagushimiye ko umwana atari kujyaho, ariko kumukurayo niyo solution. Agira ngo namukuye amafaranga aranahaguma. Noneho uyu munsi nta n'ugitegereza ngo bikore, ahubwo mfite uko mbitegura. Niza amayeri ubundi mu matsinda y'abamotari y'abagore bacuruza agataro, harya abagore bacuruza kiyane amakarabu, n'ibiri mu bagore bacuruza amakarabu dutara biki bose. Niho nagiye twadufaranga ntoragwe nkadushyira mu itsinda. Minerivare yagera ngaterura nkagira ukishyura. Nabwiye umuntu nti Imana iguhumugisha kuko wahumuye amaso yanjye. Bitambwira umuyobozi wakora nti hagarika amasengesho, uyu mugabo nataye vuba. Ati pastor njyewe pastor namubaza Jean Baptiste shingiye ku mavuta n'ibihendimo, uyu mugabo nahaguruka atahajyemo. Na madamu mwese muhaguruka mugende toka soke bati bakoze nibagende. Mwene nzabibwira ndabwira ngo marayika yabasuye. Marayika yageze mu cyumba cyane bitanongorera umugabo ntiyaboneka n'ubinjije. Marayika yaje bitambwira n'umugore nimba gutyo ntabyo ashatse kuvuga. Buri wese amubwiye nabo ngo nikabaye kandi muzabyara impanga. Ariko wa mugabo
mbonye maze kumutenda y'impanga byawe biramuta ngo ntabwo nabikora ntabwo icy'ingenzi ni uko umwana abonetse ariko imyaka 15 batabyara iryo joro baratashye ndababwira ngo murabikora ku ngufu uwo mudamu ahari arimo aranyumva aramurikira kandi ikiza uwo mudamu ntakiba no mu Rwanda umugabo yaramutaye umugore Imana imuha uburyo bene baramuhamagara ari mu gihugu kizima n'abana be ni inshuti yanjye uri muri anyumva ariko ibi bintu by'umusozi urumva iyo ataza gusenga aguma mu rugo ntiyari kumubona ubundi mu gihe cy'umusozi w'ibisubizo uhura nawe muri icyo gihe Imana ihimbaza nabo muri icyo gihe mugero nahuye muri bisi igiye Uganda kigera mbwa ati manuka biruka nkanuye muri bisi ngenda umukuremo ndamuhamagara ko telefone imbwira ndamuhamagara ikana ko ati ndi muri bisi nyabugo ntiburetse ngitasiga nti ndaje itamfata ndamukurura iti cyenda mbwa nti washanga yiti ati ndayamusubiza Imana irambwe ugaruka iyo bisi yaragiye kora impanuka n'imbaraga z'Imana kandi nakumubwira Imana yavuze ngo ntugende saa 4 n'igice inkuru urayumva ati sati mari yanjye nta mari iriyo yumvise ko imodoka yashwanyaguritse n'umwanya wari urimo imarapfa atambwira ati ya Mana urumva rero uwo mu gihe cyawe Jerry aguha n'inkwano cyane buri kimwe cyose yego rara uwo mu gihe cyawe ayimpe rwose ayimpe kubaza ngo kuki utarongora ayimpe arakubaza ngo haburi iki akiri cyubura mvubaza ariko Imana ishimwe cyo mu gutuma nica uwo mu gihe cyawe ntabwo akubaza ngo kuki utabikora ahubwo arakubaza ngo harabura iki ngugire agizumbaza ikibura we warangiza wabura ikigori nkumva nyine utumwe uti harabura inkwano baguciye angahe miliyoni ndabaza miliyoni 2 wigereranya genda uyabaza ati sawa genda nyaguhereza uwo mu gihe cyawe nta kubaza ngo utabikora arakubaza ngo habuze iki kugira ngo ubikore yego kucyo kiba mu nzu y'inkodeshanyije habuze iki nta kibanza okay ndakikuguriye cyane ese uhakiguha igasanze waku ese uhakiguha igesera wakwemera uhakiguha no kugira ngo haruvuga ngo nago najyaye kiganiro ngiye ko hari umugore Imana yabwiye ngo shaka ikibanza nkubakire abango Imana avuze ko izampa inzu yuzuye itamwana urusozi ngiye no wakimbwira ku mupaka w'u Rwanda icyambere ni nagenda ni ikibanza kuko injyaniyo ku mupaka ni nayo izanangarura kuko byanga byakunda umuhanuzi wese azasogongera ku ifiriti n'ibiryo n'inyama zo muri Kigali Imana ihimba ha muhanuzi wapfatagiye mu mujyi wa Kigali mu murwa wose ukandagiramo sorera inkuye mu murwa nayo izanangarura ahubwo yazanyunkura mu murwa ngambe pour mieux sauter en français il faut le killer sorera Imana ibaho umugisha umuntu wakugiriye neza n'uwakubwiye neza nagenda haleluya nibwo uhagarara ku musozi agitandukana na Loti Imana namubwiye ngo dore wa musozi hari uwo muhagararanye utuye Imana itavuga wa musozi uwo mu gihe cyawe arakubaza ngo harabura iki ntaga kubaza ko utabikora ngomba kukivuga iki Shamandori yarabase namara kukivuga akagikora Imana ishimwe naryumvise abantu baze kumva tubabwira ibintu by'ururu mutima umuntu haza mu gihe cye akagenda mu gihe cye agapfa mu gihe cye ntukamwiruka inyuma uwawe ntakubaza ngo kuki utabikora arakubaza ngo harabura iki Imana ishimwe kugira ngo abana bajye hehe kwishuri harabura iki harabura iki kugira ngo cano igire zoom ndashimira umuntu wa Jean François 36 ara mu gihugu kimwe ngo dutangire gahunda ya zoom Imana imuha umugisha musabiye kurama namusengera gafite nimero ya Uganda sinanamuzi ngiye urumva muvandimwe harabura iki ngiye uyu mugabo njya mimubaza buryo yarabizi tutwara hari utuntambwira ese harabura iki buryo simbaza kuki bitabaye kuki utaje no ndakubaza ngo habuze iki kugira ngo ugire gute uze ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese
akabohoka buri umwe wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Uje mwifurije amahoro y'Imana ukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka tubabwire ngo mugubwe neza mu byo muri gukora byose. Murabizi ko twatangiye icyumweru cyo kujya ku musozi wo gusingira ibyawe. Yego, ariko mbere y'uko dukomeza muri uwo mwuka hari ibyo tugomba gukomeza gusobanukirwa. Yego, ndabasuhuje rero nanabahaye ikaze mwese abari mu Rwanda, mu ntara enye zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali, ahantu hatandukanye hanze y'u Rwanda. Mwese turabakunda, turabasuhuje, tubahaye ikaze, mwumve muguwe neza. Amazina yanjye ni Jerry, ngira umugisha nanone wo kuba ndi kumwe na Mushumba ndetse na Prophet Silas. Ndabasuhuje cyane. Mushumba, waramutse? Ya ndaho ndamahoro, ndashima Imana. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Kuri uyu munsi wa gatatu ni umunsi mwiza Imana yatugendereye. Nongera gushimira kuba kuri iki kiganiro cy'umunsi w'ejo gisobanura ikiziriko n'akaranda aho bihurira. Ninda kubabwira ngo barokore muve mu bintu by'ubujiji no guhumiriza, kuki uyu munsi mu kibyara mu babaye abagore kandi Yesu yaraje. Niba yaraje gukuramo kandi ikindi abantu baranirenganya. Yaravuze ngo ntago naje gukuraho amategeko, ubwo naje kugira gute kuyakomeza. Bagiye Yego, rubanga ibintu byose yaje kugira gute kubikomeza. Arangije atari ku bundi ko umuriro namaze gucana abafashwe mu isi ndashaka iki. Ubundi natwe bakaduteza haleluya zitagira umubare, ngo ndabitahanye, ngo ntagire ko atekereza. Mushumba, nibyo tushaka kugira ngo twumve. Yego, kuri uyu munsi waduteganyirije iki kugira ngo abantu basobanukirwe uburyo bazaterera wa musozi. Turimo turasengerwa ngo jya ku musozi w'ibisubizo. Iri jambo mpamvu ku munsi w'ejo ntashatse kurivugaho, ariko mbere na mbere twakire n'umukozi w'Imana Silas. Yego, ikaze cyane Silas, turamukunda cyane. Murakoze cyane kunyakira Mushumba wanjye. Imana ikomeze guhekurama, nkunda kubivuga na Jerry, na Imana ikomeze kumuhakurama, kandi n'abadukurikiranye mwese Imana ikomeze kubahakurama. Nongeye kugaruka ku bumwe bw'Abera, ndanezerewe cyane, nguwe neza. Imana iduhana umugisha ku musozi rero, nanjye ndahageze, ndabona bigiye gukunda. Oya ni ikimbaraga. Abantu bose bagenda bavuga ngo barabohotse muri Kristo Yesu, kandi hari bitari byabohoka, hari byatuma batari babohoka. Aracyaziritse, arimo arababara, arire kugira ngo ahahe ibimene, kandi agahashya ibizima saa sita z'ijoro. Arya saa sita z'ijoro kubera amafamile kurya saa 5, ubundi ni hagati ya saa 1 na saa 2 aho ngaho. Ariko umukene arasenga yuzunga, ariko ari ku kiziriko, arindiriye guhaha nijoro ahabiboneye. Nta mukene utegereza isaha, urabizi. Yego, uhahiraho amafaranga aboneke. Hano ushobora guhamagara umuti n'ibititi kanaka, urujya guhamagara umwe giti muri jana ko ndimo ndarya saa 6 z'ijoro, ati kare bibonetse cyangwa ndimo ndanywa igikoma nijoro. Urumva arasenga aho bibonekeye umwuka wera. Yego, ari ku kiziriko cy'ubukene. Yego, ari ku kiziriko cy'indwara, ari ku kiziriko cy'agahinda n'ibibazo. Yarangiza ngo byarakemutse gisi. Yesu yaje gukomeza rata. Yavuze ngo ntimwibwire ko naje gukuraho amategeko n'ibihamya, ahubwo naje kugira gute ngo ndi cyaremwe gishya, ngo ndi muri Kristo Yesu mu byakira bishize. Ibyo nemera bishize n'ibyo, ariko n'undi uracyabikora, ariko amaboko araziritse. Nibyo. So rero kuba dusanga abantu bajye ku misozi bakira ibisubizo, byasabye ko Aburahamu ubwe Imana imubwira ngo va ku musozi hari, ujye ku musozi nzakwereka. Irangi iranawumuhira ndetse ko cyamukuye kuri uwo nuko nyine bitashobora gushoboka nyine yarahazirikiwe. Nicyo bita umugisha wo gutera intambwe ukagenda. Abenshi twavuye mu byaro za byaro byacu, njyewe navuye iwacu Butare aho bita icyaro, ariko icyaro ntabwo ari mu byaro, ni muri ville. Ko mwari mutoye ambwira yuko wari umukozi w'Imana udasanzwe, nta n'uwakwegera n'ubundi, ariko ndacyari ngubu rero ngo byarareye byo kubonye rishira. Ubu noneho ahubwo noneho reka muvuge ibintu bikomeye. Sinzi yamamaza ikigenga kuzi kuri mwarimu, ngiye sinzi yamamaza, ariko urwego numva ndimo ninjiramo ubwo kandi icyo bivuge ntacyo. Shyira mikrofone
uwo mubyeyi yarambwiye ati icyo gihe warasengaga ibitangaza bikaba, ati n'ubu ngubu birimo biraba, ati nimo ndabibona, ati ahubwo imbaraga yari afite kiriya gihe, ati akiri umusore, ati turabona zarikubye kandi amaze gusaza. Namubwira rero imbaraga z'Imana ziracyakorera muri we, ati njya mukurikirana ndamuzi, ati ahubwo n'uwo udasanzwe abantu ntabwo bamuzi. Ariko ni gute ntakorera Imana? Nayikoreye nambaye irenge bisa, nyikorera nsuzuguritse, nyikorera nta abandi basoza amasengesho ngiye nkayakomeza. Neka nabwiye na nibagiwe, yarambwiye ati yakwaturaga yagusenyeraga ikintu gigahita kiba. Uyu munsi niko ati kigahita kiba, ati ejo bundi ati hari ibintu nize ari mu kuvuga bita bibati mbita nibuka ibintu yansengeye kera, ati abana banjye ngo bajya mu Bwongereza cyane n'abandi bagiye kugera. Icyo ndimo mvuga hano ntabwo nzacogozwa n'incamugongo z'abantu. Yego. Kabiri, jewe umve nabaga muri korali kwa za 86 twasoza amasengesho ngiye nkayakomeza, ntacyo ndi bufungurireho. Niho nigiye kunywa mu karita itagira isukari. Nyamara ni umuti. Mu karita itagira isukari. Noneho ku rusengero bategura ko tuza kwifungura ibyo kurya, ariko abakire b'uyu munsi umuntu ataha yinagura mu modoka yiwe. Muri rusange burya gena nagira inama barokore. Niba bateguye amasengesho yo kwiriza iminsi 3, ntibabwe umuntu abasoreze mu rugo hoya, bayasoreze hamwe. Abishoye bagiye hari umuntu urwoheruka utwo. Yego. Hari ubuza kumva icyanga cy'inyamara aho ngaho, hari uza kumva isukari nyinshi ikoze araho, ahandi bayivangira mu gikoni bakazana ibikoze. Arakubwira ngo isukari itera diabete ngo tuyivangire mu gikoni. Si ikibazo cy'isukari, ahubwo ikibazo nuko agahari ni gake nuko kajere. Yego. Nyaboneka urumva, ariko giye nkaba nifite ikintu kivuga ngo nta muntu nzereka inzara. Nubwo nabaga nshonje tugafungura amasengesho, nashobora kunywa agatasi gato cyane sinereke ko nkeneye kubikora. None uyu munsi ndanywa ndambaye nicaye mu ntebe Imana yampaye, iyi ntawe uzayinyaka, n'urupfu ruzayinkuraho, cyangwa yese akampindura izindi zigura miliyoni, zimwe wicara ukumva ibintu byose biratunganye, urabyumva neza. Iyo Mana yabanye nanjye mu kibazo, uyu munsi nubwo nayibagirwa. Aho yese nyibonye mu karuko yagura gusara amajyani ya5, uyu munsi niyo mpamvu niyambuye ingegera n'ingegera kazi, niyambuye imyuka mibi, niyambuye abanyamagambo, ubu ngiye kuzura n'Imana nuzure n'akazi kanje. Imana ishimwe. Kandi uwo nta icyo mvuga rahangaha ni abantu baraboshywe. Imana intabara mbwiriza ubutumwa ntankwe. None uyu munsi ndazifite. Nkora ubukwe ndi jyenyine. None uyu munsi ndabyaye ndi wanye ndata. Iyo Mana yabanye nanjye ikankura muri nza. Pastor Michel 2015 arambwira ati nkubonye ku mateleviziyo y'isi yose. Tamugana ariko rero nuravangiye ngo mbona buri muntu wese arimo arakorera yicaye mu rugo. Ni Michel umukozi w'Imana. Ariko nkaba nari nzifite nanjye nigeze kurota mbona namba agashati ka blessier ngo ndahano ku mateleviziyo manini cyane, ariko nkabona ngo umuntu zitaga televiziyo atwara mu ntoki. Ibyo bintu nabyeretswe n'ukuri muri 91 niho nabirose. Noneho icyenda rimwe, noneho niba ari 90 hari igikombe cy'isi cyabaye, niba ari 90 niba icyenda, ariko ni nka 90 niho nge nabibonye. Nta telefone zabagaho ngendanwa, habagaho fix. Nyina ari nka taburo ariko bingana ni telefone ndi kureba. Nkabona ari ku mahanga mvuga abantu bose bandeba, mukanya ngo muri sare marantwara njyaniwe. None uyu munsi tureryari ngaho bari 90 jeri kugira umunsi n'imyaka ingahe? Muri 90 Nyaka 35 cyangwa 35. Nuvuga ngo uyu munsi wa none ari jeri, none n'abatankunda bisanga ndi muri telefone yabo. Yenda ukakinyora ariko notification yanjye wagize gute? Savede ku 35 byose bibona notification yanjye.
wankunda utankunda uri bugire gute cyangwa ugeraho n'ibyanza bivuze icyo ushaka kuvuga ahangaha rero va ku musozi ugende ndagira ngo tubwire abantu maze kubasobanurira karande n'inyatsi n'imyuka mibi ukuntu baba ku kiziriko kandi abarokore benshi ndi imbere y'Imana bari kuri kino kiziriko kandi ntibabizi arya rushye anywa rushye nta bushobozi afite yajyana abana ku ishuri nk'ukina amakarita yohereza umwe mu gitondo undi n'umusa aratarava mu rugo kandi ngo yambonage yavuze ngo naje kubikomeza muri make uwakwitwe inkorane wakubitwe ebyiri ntabwo mva kino kintu mu rugo ni intambara abagabo bashwanye n'abagore ntibashaka guhuza ntibashaka gukorana barahanganye yarangiza ngo turabya bwa kabiri rero Imana igumisha sira turakwakira hano hantu kandi Imana igumisha tugana twarimo tuganira va ku musozi wowe se ntiwavuye iwanyu ntuze avuga ari igiti wavuye igitwe ubuzima wari ufite igitwe ufite muri Kigali bwari bubi ni ukuvuga ngo izo ni imbaraga zo kugira guteze kwimuka ngiye kubivuga turi muganira ubuntu nagiye kwa Mamudogo akandagiza akajya kundagiza inka akazajya nzinduka mu gitoro wewe njye kwiga akabanza kumwe njye kwahira ibyatsi abyahira nazana bikeya akansubizayo nazana bikeya akansubizayo nkajya ku ishuri natinze nkageraho nka saa 3 n'igice mwarimu ati ko watinze ntinagiye kwahira ibyatsi vuba yasubiyeyo ibyo rero ibyo byose ni ingorane ariko urumva imbaraga zo kwimuka ubundi hari agasozi kagenewe kwambura amahirwe n'ubuzima ariko hari n'umusozi Imana yakubakiye ubuzima kandi kuri uwo musozi Imana iguhuza n'uwawe ubundi uko twari twihari ikiganiro umutwara ikiganiro ejo bundi arambaza ngo ariko ngo ziriya mbaraga zikura harimo tuvuga ku mushumba wacu nkunda cyane uyobora itorero ryacu ngiye mushumba wanjye yewe umuntu wese uyobora ndamwubaha ntitaye ku byo wankora cyangwa utankora ngo izo mbaraga zikura he mubwira ijambo none abantu batwumvikana iyo Imana yagushyize mu gihe cyawe iguha n'abashobora kuzaba nawe muri icyo gihe bakagufasha iby'icyo gihe cyarangira bakagenda bivuze ngo hari uyu muhungu wavuye igitwe za mushubati iyo ngiyo anatanga kuri cya kizaburwa ari nawe wavuye hahandi nzi mu ruhango harya Huye wacu aho ngaho sibyo ni w'umunyahuye karabaye none gushabura umwana wo mu rugo ku ifishi cyane ubona bafite abiri nkayo ngayo ariko abavutse nyuma za 90 nta bintu ntayo mufite ko bavutse mbere za murayafite atandatu apanane murayujura ubwo twasigaranye ujya kumbeshya namaze kumenya iki giye kumbeshya ubundi niyo mpamvu abantu bavuze ngo genda tungurana kandi koko yaka tubanyama ikintu ntekereza je ndatusira ari igihe twamutoboreraga tukajya mu kandi kazi akahadusanga muri mu kandi kazi neza tukajya kubona tukabona arinji kandi nkabireka ko nababonye gusa nk'igihe umusaza yabibwiwe n'iki kandi nkabireka ko nabibonye hagira gute kigendera ariko nagize gute aramwe ngo turi mu ruhango ngo twashyushye mu ruhango kumbe twibereye hejuru mu etaje arurira tege sansera dusanganye batwaye ibikoresho byanjye banyiciye akazi nibaza Joseph ibyo ntekerezaho n'umugore washatse genda tungurana kuko icyambere sinakwereka kunyanga jamais sinakwereka ko nkunda cyane ngo mbikabye jamais ngukunze sishyuha sinkonja urumva turimo turavuga the power imbaraga zo kwimuka Jerry hari umusozi Imana yakugeneye uzagiriraho umugisha yego amen ushobora kuba ari Gahanga tumaranye umwaka cyane kandi ugasanga nta n'ibintu binini mfite ngo uhereze ariko kuko ndi mu birere byo gukundwa yego n'ijwi rye bakarikunda kandi umaze imyaka ingaho ukorera ku macana 5 none Jerry wacu bano gusara muri commentaire Jerry turamukunda muzamutwereke Jerry raskibaza ngo Jerry ngo vari kigabo kinini ngo n'abagabo gato urumva igihe ngo wowe waje mu gihe cyawe yego
nanjye nza mu gihe cyanjye yego duhurira ku musozi kuri wa musozi witwa ubumwe bw'abera twubaka amateka bivuze ngo iyo igihe cyawe kigeze Imana iguha bo mu gihe muri cyaje bazagufasha n'igihe bagakora ibyo mu gihe iyo kigihe kirangiye baragenda ikosa dukora tubiruka inyuma ntabwo tuba twamenye yuko baziye mu gihe yego ariko akura kumvise cyane umuntu nagushyushyeho ikagushyuhaho jeri amakuru nise hano abonye kiraka akagushyuhaho webana uzayarye uwo muntu n'uw'igihe gito yego ariko ni igikona kizanye ibifatiko yego wamara kumukora nka miliyoni nk'eshanu z'akazi yego ntiyongere guhamagara wanahamagara ntakwitaba ni igihe kumba Imana yamwohereje kuza kuguhuza n'ubitsi byawe yego aleluya kuki tutajya abantu rero ngiye kubasabira kandi bajye bafata agakayi n'agakaramu bajye bandika utuntu njye sinje ko kubera umugisha ariko nje kuba umuyoboro ungeza kuri wa musozi w'ibyanjye nkuko uyu munsi Silas twicaranye ntaba ntacyo namukorera ariko hari umuntu uri buze kubibona avuga turiya mugabo ko mukunze wamuhesha iki umugisha amukuye kuri ndese kuri wowe umuyoboro mu gihe cyanjye ariko igihe njye n'igishira ashobora kuzakubira igisima yego nibyo ni ukuri jya wumva ibintu niba naraje mu gihe cyawe nje kugufasha itonde gake njya nkubwira ntukajya wizera ibyo bintu hari igihe cyagera nkakubwira nti sinshaka no kwicarana nawe kubera ko igihe cyo kwicarana cyagize gute cyararangiye Imana yabo none se nkubaza ikibazo kimwe umubyeyi akura umwana mu mugongo ari uko amwanze aba yacutse niyo cyana n'umwana yirije baranamusekura urumva aririza ngo cece kutankangurira umwana ukagira ngo uwo ngowe ntiyari iki ntiyari umwana mumurese umwana atarira ariko kubera ko atakijya mu mugongo we nyina yamucukije hari undi mwana uri kuri paji uzarebe n'umwana kubyakira biramuvuna nk'uko natwe bituvuna kwakira ko hari abantu batuviriye mu buzima cyane cyane uzarebe nk'uyu mubyeyi yibarutse undi mwana hari uwacukije yamubona ari kunywa amabe ari kumwonsa nawe akajyaho kandi yaracutse yego bivuze iki turaganira ku musozi wo kwimuka iyo Imana iguhaye umusozi iguha n'abazagufasha guhagarara kuri uwo musozi cyane Silas n'ubyumva nawe mikrofone ya nabyumvise urumva ko bimeze muhagazeho kubera yamvuye kuri wa musozi bitwa Joseph ntajya agaragara bari hano adufasha gutegura ino mirimo bavuye mu ruhango araje twese murebe inde wahamagaye Rodrigue waduhuje turi kumwe nako ntago ari Rodrigue intuze ni muri kuri gusenga rwa werarisi murakorana njye turakorana Rodrigue se turi kumwe kandi ntitwanakomeza ngo byararenze biva mu 2001 bije muri 2024 ngo igihe rero duhuriye kuri uyu musozi menya ko ndi uwo mu gihe nziye mu gihe no kuvuga ngo kirya gihe cyateguraga iki gihe kirajya ntibyari ngombwa kandi cyo nari mfite uyu munsi byumvikane ngo platform yanjye nubwo yaba ari ntoya sheka atari na nto pe no kuri umwe bwabera ntago ari platform ndi imbere y'Imana ntago ari urusengero so rwinjiza abantu 35 rukuye cyangwa urusengero rwinjiza abantu igihumbi hano muri Kigali n'abaye igihumbi maze kurebwa n'abantu bagira kuri 800 abantu bava mu misa ntibahari gusa ibintu ndi kuvuga hano iki rero Imana ibwira Abrahamu ngo va mu gihugu cya so na nyoko ujye mu gihugu nzakwereka umugabo agira ubwenge ntazi uko bungana afata Loti amubera amenyo ya ruguru umuntu wese Imana itavuganye nawe ngo mujyane akubera igitsitaza mu buzima ni bya bindi byo gutinya ngo se nzagenda njyenyine ndijyana se nzikorana se tukagundira abantu bafite ibintu bidasharatura kubera iki nari ibintu tugira ku marangamutima ndamusigane nta mbabazi Jean Baptiste uyu munsi wa none kugira ngo umwe bwabera uburere nuko haba iyobokamana baramhostinga habaho nkunda gospel iramhostinga iranampiningira
habaho iyitwa Amavuta TV. yego ya Isa Noel. Arampagira buri amacano yose arampostinga arampamagara nkorera mu gihe ariko abatumye mboneka gusenga rwa ntayiherukaho tujya tumenya yego ku roast for Alemana menya ngo umuntu aje mu gihe cye arakora ibyo mu gihe igihe utangiye kubona ko ibyo mu gihe cyatabikora igihe cye cyarangiye ikosa tugira no kubiruka inyuma warandetse kutagira gutya kutakimpamagara kutamvugisha umuntu atangira kubona uri impumuro nziza yego iyo nawe utangiye kumubera stress igihe cye cyarangiye urakumvise nangiye Jerry amakuru nkagera nkasemba Jerry mbere stress ariko ntukandi bize buretse ntukampamagare cyane iyo uri umunyabwenge tuvuga ati byahindutse iyo agahararo gashize agahari gakubitwa ifuni iyo agahararo gashize ashaka kubita ifuni iyo agahararo gashize agahari gakubitwa ifuni baradiye kumwe muranyi mva neza kiganiro kuko umva rwose kubita ifuni ariko urumva n'icyo gihe nagira ngo twumve ibi bintu izi imbaraga zo kuboho yego buriya hari n'abaswa ngiye kubwira hano kusiga mvugisha kuri wa mugani oya nibyo abaswa b'abakobwa n'abahungu nari mfite sheri yarankundaga akamiliyoni sheri yaragiye reka da buriya sheri yaje kugira ngo ubone ya kanzu na za nkweto na bya na ya telefone kandi mu gihe cye ntacyo utabonye yagiye reka umuginga n'ingegera batambuke agiye kwinjira nk'umusore Imana yavuze ariko mu gihe utekereza umwegisi wawe nta musore mushyashya uzaza ntabwo Imana yakora iryo kosa nuko ntabwo Imana yakora iryo kubera iki ntabwo yakwinjiza umusore cyangwa umukobwa ku mutima w'umuntu hakibitsemo umwegisi wiwe ntabwo bishoboka kuko muzajya mu buriri atekereze ropasi buriya ndi umuntu ugira abantu inama uwakuviriye mu buzima ahubwo urayibagiriye natwe twese urakoza uwakuviriye mu buzima jya wimyira uti umushimire ibyo yagize gute yagukoreye ni wambara ikanzu uti wawe urakoze nubona isaha ati urakoze nujya muri matera uguriye uti safa ariko utanyura ngaragiye ngaracitse mbona ukuntu namukundaga naye namuhaye byose nyine impamvu yagucitse wamuhaye byose ese ko umuhaye byose ntacyo wisigiye n'amatsiko gifite azi mu mufuka azi mu kanwa azi ku ipantaro wamuhaye iki byose nese wamweguriraga n'uwawe iyo ugira iby'umuntu uwo musore wundi araza ajya he uwo mukobwa araza ajya he ko wari watanze byose ubwo ntiyabijyanye ajyana n'umuki niyo mpamvu utarongorwa cyangwa utarongora mwe mubyumvise abakobwa n'abasore n'abagabo ni uko ari saza ari mukuri kabisa ntabwo turi muri ya masengesho yo kubohoka abantu bamenye ngo ntabwo tuvuga gusa ibintu by'ibigambo gutyo numvisemo ibintu bikomeye ntiwakira undi ugibitse undi kandi n'umutima waravuze ngo namuhaye umuha n'iki mwese gendaza umutima wumve kandi warawutanga none se Imana yo ntireba icyo dukwiye kwiga muri iri somo ni iki menya ko mu gihe cyawe Imana iguha bo mu gihe cyawe bakagufasha ibyo mu gihe cyawe igihe cyabo cyarangira muri wowe bakagenda Imana ikinjizamo abandi ikituma Imana itinjizamo abandi ni uko bakurikiza umutima abagusize igihe ugiye mitango yitiki kugeza kure uri n'umuntu mwiza ntabwo ari itike mu mufuka amafaranga ndaguhanagura mu bwonko na shifo nkavanamo byose ngasigara afite kado wampaye ariko umutima utakibamo wari uzi ko gutanga tiyari iki ntabwo nari mbizi n'isaha wari uzi ko mwatiyenga agiye ngo kareka ni ukutakuboroka ni ukutaguhamagara no kukwereka yuko nanjye nta gihe ufite yego oya ngiye mvuga afite experience umuntu yaranyemereye kunkorera ikintu umuntu yanyemereye kunkorera ikintu nanyemerera kwishyurira umwana
anansaba kumutwara mu ishuri bihenze anyishyurira igihembwe kimwe kabiri gatatu umuntu umwe wo kuri social media wigira marayika kumba ari dayimoni igenda n'amaguru n'amatwi n'amahembe ndamuzi simuvuze sinteze kumuvumba icyakora inkoni y'Imana izahora ishorogotora ubwonko bwe cyakora njye nazamuye ikiganza ndavuga ngo Mana niba warabonye ko ari igikoresho cyatuma uncira indi nzira it's okay ariko muko bugambanye rimwe yarangambaniye bye uwo muntu cyane wo kuri social media cyezeke I know turamdabatse no gutyo ko no umuntu yarabimbwiye numva kenda kandi yeye mushinda sebye giye kucirwa yambwira ngo yaje mu gihe yo haleluya yashu ntagomba kurikira mu mwana we wari utangiye kwiheba uvuga uti none nzabigenza umuntu iyo utema ibigusumba biraguta uko woza pe usoroma ibimusumba uratokura cyane no kureba bikanga ntabwo wari utagenewe itwika akabuno mpe intebe utagenewe ikotsa akabuno pe kamita kabino kibuno kirashye ndavuga ngo mitanuma muri gihaje nk'umwuka mbwira ngo mubwire ngo warakoze ndamubwira ngo warakoze kubyo wankoreye byose Imana igumuje atariko ni kana kanyumaza ngo ati kana ko wangambanye avuga ibi nibi no ni mu gihe ki ndavuga nti Imana ndagushimiye umwana atari kujyaho ariko kumukurayo niyo solution agira ngo namukuye amafaranga aranahaguma noneho uyu munsi nta n'ugitegereza ngo bikore ahubwo afite uko mbitegura niza amayeri ubundi mu matsinda y'abamotari y'abagore bacuruza agataro harya abagore bacuruza cyane amakarabu n'ibiri mu bagore bacuruza amakarabu dutara biki bose niho nagiye twadufaranga ntoragwe nkadushyira mu itsinda minerivare yagera ngaterura nkagira ukishyura nabwiye uwo muntu nti Imana iguhumugisha kuko wahumuye amaso yanjye wanyeretse Kanani Imana ishimwe uburyo nzayituramo ninjye ubizi baguha akazi n'amategeko ariko uzakora nawe ubizi ni wowe ugomba kubikora iyo wakugiriye neza agiye ukamuhozaho ijisho n'ibitutsi utakaza wa mugisha wa ngombwa amarira no guturumburira wa muntu bigatuma utareba ugiye kugirira iki akamaro umuntu aza mu gihe cye agakora mu gihe cye agakora ibyo mu gihe cye cyarangira akagira gute akagenda akana umushumba avuze twese twagakurikirana tukakamenya iyo wamuntu ukamukurikiza ibitutsi ukamukurikiza bituma Imana itakwereka abantu rero bamenye ababasize ntibakurikize abantu bamenye ababasize ntibakurikize ubugome ngo babice mu mitima ngo babagiriye nabi kandi barabagiriye babasabira umugisha ese ko dukoresha mikrofone yego ngizi dufite za hano yego wayingura ari muri Amerika atenye ko umushumba yisanzwe Imana imuheguramo urumva ibintu ushaka kuvuga yego keneye amajwi abiri n'urugero ngo haye yego iyo abwira atari ko buriya pasiteri mugurira mikoro ati mwihorere yireke mureke byose niyo mpamvu uwo mu gihe cyawe ntabazi ibyo ari bukore ntago ababizi nigeze kubibwira umuntu ngiye gusoza hano arabizi nzamutumire nuko mbona yigira ubundi abantu batinya kuvuga ko bigeze gukena njye namukuye ahantu yaragiye muri ndi toro ndamuzana ntawo mvuga njye nabonaga ibintu harimo nabwo ariko nubwo uruzi nje mu gihe nje kujyana mu gihe cyawe ntabwo nje kugendana nawe yego ndangije barantumira ahantu nanga kujya nabwo ngiye kubohereza umukozi w'Imana ko nari nzi ko batanga 1,100 aragenda we rero niba yamuhaye 100 kubera ko urwego nyine hari igihagararo cy'umuntu urwego cyakora bamuhaye nka za 50 cyangwa aho ngaho bwari ubwa mbere mu mwivuga butumwakira amafaranga ndamubwira ngo ngushyize ku bantumira hakomeye nkamwohereza bantumiraho maze igihe nkamwohereza kugira ngo ajye mu gihe cyane ndamubwira ntizi n'ibindi 2 n'uyu mwaka agenda urya uhage kuko ufite inzara
ndibuka mva Uganda nza nirukanka ndamubwira ngo Imana iravuze ngo stop abantu bakuriho tegura umushinga w'inzu mwere ukuntu abitegura ko nabwene uratinda gato hakarenga imyaka 2 ntawe uzongera kuvugisha muri aryo bose bakomera amashyi siko byagenze ubundi mu gihe cyawe ratamvangira mu gihe cyawe giprofit yego mu gihe ukunzwe abakomera amashyi hari ikimana igiye kurema yego nibona amafaranga yinjira 500 200 ibihumbi be ukabona circulation y'amafaranga y'ahantu harasabwa ko ugura ikibanza cyangwa ugura ikindi kintu ariko nuyamarira mu byayi n'abashukanyi iminsi iragenda bagenda icy'ingenzi uwakugiriye neza narekeraho uyimukurikiza ibitutsi uyimukurikiza amagambo ahubwo musabira umucyo kubyo yakoze kandi umwihorere kuko hari undi muntu ugiye kuza Imana ishimwe haleluya Imana avuga ngo va ku musozi ugende ko nzakwereka muri make muri uriya bakarudaya nta cyari gihari bivuze ngo bakurikira umwe bw'abera ministries ku musozi w'ibisubizo ku musozi uriho umugabo wawe umugore wawe umwana wawe njyewe nyampamya Yesere ko mudamu yakubwiye ni benshi hariho nabwiye giye ubwanjye turimo dusenga risohoka mu iterane nagiye kubwiriza we arabakayida bitambwira umuyobozi wa korali nti hagarika amasengesho uyu mugabo nataye vuba ati pastor njyewe pastor namubaza Jean Baptiste shingiye ku mavuta n'ibihendimo uyu mugabo nahaguruka atahajyemo na madamu mwese muhaguruka mugende toka musohoke bati bakoze nibagende bene nzabibwira ndabwira ngo marayika yabasuye marayika yageze mu cyumba cyawe bitanongorera umugabo ntinyaboneka n'ubinjije marayika yaje bitambwira n'umugore nimba gutyo ntabwo ashatse kuvuga buri wese amubwiye nabo ngo nikabaye kandi muzabyara impanga ariko wa mugabo imbonye maze kumutenda impanga byawe biramuta ngo ntabwo nabikora namba icy'ingenzi nuko umwana abonetse ariko imyaka 15 batabyara iryo joro baratashye ndabwira ngo murabikora ku ngufu uwo mudamu ahari arimo aranyumva aramurikira kandi kizo mudamu nta kiba no mu Rwanda umugabo yaramutaye umugore Imana imuha uburyo bene baramuhamagara ari mu gihugu kizima n'abana be inshuti yanjye uri muranyumva ariko ibi bintu by'umusozi urumva iyo ataza gusenga guma mu rugo ntiyari kumubona ubundi mu gihe cy'umusozi w'ibisubizo uhura nawe muri icyo gihe Imana ihimbaza nabo muri icyo gihe mugero nahuye muri bisi ijya Uganda kigera mbwa ati manuka biruka nkanuye muri bisi ngendo mukuremo ndamuhamagara ko telefone imetimwe ndamuhamagara ikana ko ati ndi muri bisi nyabugo ntiburetse ngitasiga nti ndaje itamfata ndamukurura iti cyenda mvuga nti washanga yiti ati ndayamusubiza Imana irambwe kugaruka iyo bisi yaragiye kora impanuka izo n'imbaraga z'Imana kandi nakubwira Imana yavuze ngo ntugende saa 4:30 inkuru urayumva ati sati mari yanjye nta mari iriyo yumvise ko imodoka yashwanyaguritse n'umwanya wari urimo imarapfa atambwira ati ya Mana urumva rero uwo mu gihe cyawe je aguha n'inkwano cyane buri kimwe cyose yego rara uwo mu gihe cyawe ayime rwose ayime kubaza ngo kutarongora ayime arakubaza ngo haburi iki akiri cyubura mbibaza ariko Imana ishimye mu gutuma nica uwo mu gihe cyawe ntabwo akubaza ngo kucyutabikora ahubwo arakubaza ngo uri kuburi iki haraburi iki ngugire agizumbaza ikibura we warangiza waburi ikigori nkumva nyine uvuga uti haraburi inkwano baguciye angahe miliyoni ndabaza miliyoni 2 wigereranya genda uyabaza ati sawa genda nyaguhereza uwo mu gihe cyawe nta kubaza ngo kutabikora arakubaza ngo habuze iki kugira ngo ubikore kucyo kiba mu nzu y'inkodesha habuze iki nta kibanza okay ndakikuguriye cyane ese uhakiguha igasanze waku ese uhakiguha igesera nakwenda uhakiguha no kugira ngo haruvuga ngo ntabwo najyayo kiganiro ngiye ko hari umugore Imana yabwiye ngo shaka ikibanza nkubakire
abango Imana avuze ko izaba inzu yuzuye itamugana urusozi njye nubwo wakimbwira ku mupaka w'u Rwanda icyambere ni nagenda ni ikibanza kuko injyaniyo ku mupaka ni nayo izanangarura kuko byanga byakunda umuhanuzi wese azasogongera ku ifiriti n'ibiryo n'inyama zo muri Kigali Imana ihimba nta muhanuzi wapfa atagiye mu mujyi wa Kigali mu murwa wose awukandagiramo so rero inkuye mu murwa nayo izanawungarura ahubwo yazanyunkura mu murwa ngambe pour mieux sauter en français il faut le killer so rero Imana ibaho umugisha umuntu wakugiriye neza n'uwakubwiye neza nagenda haleluya nibwo uhagarara ku musozi agitandukana na Loti Imana namubwiye ngo dore wa musozi hari uwo muhagararanye utuye Imana itavuga wa musozi uwo mu gihe cyawe arakubaza ngo haraburi iki ntaga kubaza ko utabikora ngomba kukivuga iki Shamandori yarabase namara kukivuga akagikora Imana ishimwe naryumvise abantu baze kumva tubabwira ibintu by'ururu mutima umuntu aza mu gihe cye akagenda mu gihe cye agapfa mu gihe cye ntukamwiruka inyuma uwawe ntakubaza ngo kuki utabikora arakubaza ngo haraburi iki Imana ishimwe kugira ngo abana bajye hehe kwishuri haraburi iki haraburi kugira ngo cano igire Zoom ndashimira umuntu wa Jean Frank 636 ara mu gihugu kimwe ngo dutangire gahunda ya Zoom Imana imuhe umugisha musabiye kurama namusengera gafite nimero ya Uganda sinanamuzi urumva muvandimwe haraburi iki njyewe uyu mugabo njya mimubaza buri gihe arabizi cyo twari hari utuntamubwira ese haraburi iki buryo simbaza kuki bitabaye kuki utaje no ndakubaza ngo habuze iki kugira ngo ugire gute uze rero mbiranga ngiye gusoza umuntu nakubaza ngo harabura iki kugira ngo ubyare harabura iki kugira ngo abana bige harabura iki kugira ngo ukore ibi n'ibi harabura iki kugira ngo ukodeshe turasa ku ntego nibyo kuko uwo muntu atandukanye n'amaneko ubundi ngo ubundi kuki utabikora urumva ashaka amakuru uruzi arashaka amakuru arashaka kumenya ko dufaranga ubitse kuri konti kuki utabikora ufite umugutirere ubwo ngo harabura iki amubwo ati nagerageje uko nshoboye mfite utufaranga tungana gutya nagiye mbika buhoro ntacyo twamara nutwo ngutwo atoke genda ukora ibyo bintu kubera iki yaje mu gihe cye ndashimira Imana Loti ukubuza Kanani ave mu buzima bwawe ubasha kubohokanya ko ari umurozi ushaka kubohoka asa ari umugome ushobora kubohoka iwanyu baricanye ushobora kubohoka umugabo wasambana ushobora kubohora umuryango wawe icy'ingenzi ni uko uhagarara ku musozi Imana ikubwirira yego ngaho kubita isengesho muzina Mana turagushimiye kuri Imana ikomeye uyu musozi waho utubwirira twakiriye ubuzima twakiriye igitinyiro twakiriye kunesha no gukomera no guhirwa hari ibyo dukoreye abasore hari ibyo bakoreye abakobwa hari ibyo bakoreye ababyeyi hari ibyo bakoreye abagabo hari ibyo ukoze tonewaze bonemasha niwiri mandala wese hari ibintu ukoze natwe turabyumvise hari ibintu uremye natwe turabyumvise hari ibyo baremeye harabura iki natwe turabivuze nabo barabivuze abakobwa barabivuze ababyeyi barabivuze abagabo barabivuze bose barabivuze bahawe igisubizo uhimbazwe kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo amen ngira ngo batarafunga urakoze kubasengera kandi Imana iguha umugisha rero giye nk'umutambyi umushumba umusaza udafite karande udafite itiku umusaza nzi Imana kandi ngaceceka ndagira ngo nguhuze nabo mu gihe cyawe ngiye kubaturaho ibintu bitanu Imana ikugeze mu gihe cyawe iguhuze nabo mu gihe cyawe bagukorera ibyo mu gihe cyawe igihe cyabo nikirangira muri wowe bagenda hinjira nk'abandi bakujyana mu gihe cyawe ngusabiye guhura n'abantu bagutwara mu gihe cyawe mu izina rya Yesu ngusabiye dofer l'essence kandi ikintu cyose cyatuma izina ryawe ryamamara Imana ikigukorera ngukuye ku izina ry'agasuzuguro ngushyize ku izina ryo kubyara ngukuye ku izina ry'ubukene ngushyize ku izina ry'agaciro ngukuye ku ntebe y'agasuzuguro ngushyize ku ntebe y'imbaraga abantu bose bari baguhanze amaso babone ko hari icyahindutse mu buzima ijambo rya nyuma
ikintu cyose cyatuma unezerwa abantu bakamenya ko Imana iri kumwe nawe, Imana ikigukorere. Ndi umushumba ndabyatuye kandi urabohotse ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Shalom.